arindwi noneho ndapfuye ayo wigize ayo wigize narigiye so mwicaza kusumba yicaye amureke yicara kiza hazamo abamutwa ziba haguruka va hano tokera mu gipangu mubure ako shiri bose nawe uri murandi ukuntu ntazi oya ariko ese ubundi ko mba numva nyine ibintu bashatse kubigira big deal baby so nyine urabizi nawe ko ni wowe wumva ku mutima gusa ko yerega kunsura ntacyo bitwaye kubera ko so sinzi ibibazo wagiye ucamo nyine ntago nzi mu bwana bwawe wenda kugera aho ugeze ubu ngubu ibyo waciyemo ariko ngiye ntago ndi bwa busore nyine gufata tu bebe nsura niba utansura kandi unabyihorere ntago ndi kuguhata sibyo okay nyine nuzura komanga ku gipangu hari umukozi nyine nagukingurira no yes okay tebuka kabisa sawa kanze nkwereka utuntu nikorera aho se nazanye umukozi nazanye bitotsi nazanye iki ingegera ari igipangu cyanjye ari nawe ninde urinze undi wangegeraho Shadia zana amazi nkwereka fasha gutya ingegera gicucu wagicucu wari igipangu cyanjye nawe urinze undi ninde gatotsi kaba kantwaye boss gitotsi nakuzanye gusinzira ntago byongera fasha gutya kamwe ase boss umva reka nkubwire agatotsi kaba kantwaye umva reka nkubwire amafaranga nguhemba nagenda nkaguramo imbwa ikazi kandindira igipangu uri kunyumva neza agatotsi kaba kantwaye boss umenya amazi ntaranasinzira we cacaka ase boss ku mafaranga umva reka nkubwire ayo ariyo yose ni amafaranga wagicucu umbwire nzagusimbuza imbwa kuko urutwa n'imbwa uko maze kubibona nayirasinzira boss nacyo ariko ntago byongera ntago nibwongere gusinzira nyine boss ako nyine nabwo mba nkirya ni nabwo buba bugiye cyamba naraye mpagaze agatotsi kaba kanyibye boss umva rero nkubwire nutitwara neza amafaranga naguhaga ndayakusanya yose ngende nguri imbwa ari igindindira igipangu ntago byongera kabisa hanyuma rero mutumye na ugira mu mutwe hazima ugi agatotsi kaba kantwaye boss ariko nyine ntari ntago byongera nyine hanyuma rero nta muntu wemerewe kwinjira hariya sibyo yego sore banjye nabibabwiye babwira ati uriya mukire murebe irenga ari kudutera mukamuha ibiceri dore nibyo nabwiraga umutite ejo ibiceri biravuna muzukura amafaranga tuyabona ngareba niba amezi atashize umuntu ataraduha amafaranga ariko tugiye hehe tugiye kumwishyura amafaranga yacu nta gukora iki nta kuvuga ngo ejo ntabwo heza nta tolerance turi gushyira sibyo twari turi kumwe aya twese yaratubwiye ati amafaranga uyu mutipa ashobora kuba bari kumwe nawe okay two gutinda mu magambo tugende ngenda action nyine niba ari ukwishyuza n'ukwishyuza nugumuterura arayafite babanze kuyaduha oya nubwo yaba atayafite abujwe n'iki yanze afite nta kibazo arayigurisha buri gabe buretse kugera namuye amafaranga ngaha oya nayawe twese amafaranga baza twese amafaranga oya muri kuninza mani tugende ushaka ko tugenda tugende sawa twagiye nk'ibisanzwe nta muntu wemerewe kwinjira hariya niyo yaba ari general none se kugikunda abakobwa bajya baza nabo nge mbakingirana ntibajye binjira umva nakubwiye ngo nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hariya sawa nta kibazo uri kunyumva neza kandi ube maso urongera gusinzira wakihoni urambona
uragikanura utwaro mbe nsinziriye sinone arangiza nta bintu by'ingagari uretse mu manje ariko gukunda kugenda gukunda narushota mari yagiye nabo oya ntago dufika kabisa zamubitetse mera cyane mushaka iki magenzo ni iki turashaka bose mushakira iki hari utuntu twashakaga kuvugana ukidore ngure aho yicaye arahari ko nduse mugenze gake igifaransa kikaba gishize bigenze bite nse boss mezute ari sawa makuru Bosi wanjye mwagiye inama mezute oya nta nama boss nari muraho se turaho kabisa tumaranye iminsi tudaheruka nashize iminsi miremire kabisa ariko ngira ngo ubanza mwagiye inama ntabyo yo kunda gukira oya nta nama boss ahubwo ntabwo hari ikintu kitugenda ikibazo icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo ukuntu muba mubyukiye umuntu mu gitondo nta n'akacyayi nta kisha boss oya muri byo ntacyo bitwaye ibyo ntabwo ari ikibazo bosi rero ikintu cyatugenzaga twari tuje kureba bwawe twadukoroto twaguhaye harya wowe murimo ngaho 3:05 yonyine wowe ni magana wowe 2700 se ubwo murumva ayo mafaranga yabahangayikishije bosi turayashaka nyine mwazanye toromo ntabwo ari tuba cyane bose kubera tuba tuyakeneye ahubwo agira ugire so kubera ukuntu munzindukiye rero ntabwo nyabaha nonaha mugende mumbabarire kandi ntagire wongeye kumvugisha byinshi Shyiramo imiyaga. mugende muzaze ejo ariko boss niyo gahunda ifaranga kaza ntabwo ndi muri mudu mugende muzaze ejo wenda nta mafaranga mfite hano mu ntoki yame kuri phone nta naho ntayariho basi se mwihangane mugende muzaze ejo isani sanga tuzaze ryari namwe ntimuzaze mu gitondo use muri abana bo kuza kujya ahantu mu rugo kujya tuzaze nkasanga he boss namwe muzaze boss nta kibazo mwirirweho sawa nta kibazo nta kibazo ejo kandi mujye muza muri discipline kuko numvisha hari ukuntu mwitotomba muri oya boss nta kibazo nta kibazo Oya, boss boss. ntacyo reka tugende mujye mugenda gakesha nta kibazo boss wanjye zamu yes tebuka hano yes boss nakubwiye ngo icyo wambwira bwira ese wambwiye ngo iki kandi none akubundi uri umubazanyo uri ukoze mu iyihe forume ntese nigeze nongera gusinzira noneho nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki ese ntese abashyitsi bambwiye ngo ngo nibaza ngo mbareke binjire harya mbere ukagwemba ngahe harya ubundi ndimo amezi 2 ahubwo none se ubwo urayakwiye cyangwa ubwo ayo mafaranga nabigiye nkayakuzemo imbwa nibura ikaza ikagira indari ya ese uri imbwa wayihamagara ikaza nkanjye ahubwo igira disipurine kukurusha wowe imbwa se kimo kiravuga aho ubundi rwisherekanya nani vayo hano akose boss nawe vayo hano ntukigire gutyo vayo hano ako umenya ko nanjye mfite umugore Nusu ni mumema kumema amafaranga yawe noneho bigiye kuvuga ngo noneho ujye unkoresha nk'umwana wawe noneho ihute mbira hano sanga uwo mugore wawe mbwira ibyo umbwira nyine ahubwo ngiye kiba cyakuzanye hano urakizi nakubwiye ngo hariya hantu ntabwo nshaka ko hari umuntu winjira none ariko wari wamuye ngo umuntu winjira ngo umuntu uza ngo agushaka ngo mujye mureke yinjira nese ko nakubwiye umuntu nakubwiye abantu ntabwo ibyo nayo nabyo nyine ubwo njye nabonaga nyine bafite gahunda yo kuza kureba nyine ndavuga ati nibayinjire nyine nakura ugira ubwonko butekereza cyangwa hiyuzuriyemo ibikorwa ntawame nta kigo nyine nta wundi wongera kwinjira reka nkubwire iyi si inshuro ya kabiri nkuyamye iya gatatu yo nzahitaho ariko nyuma nari nyine uzanyiruka njye kwirebera umugore coca ntacyo nta wundi winjira ubundi se wamutahita mureba wese wowe wampamagaye kimara gusa ndi no kubyicuza mba narayaguzemo imwe kimara gusa
nyine urashaka iki? nje kureba sheri wanjye hano Sheri wawe cyane va mu nzira buretse ako boss nagende yararushye igira kandi umvaze ntagukubita wewe nagukubita uko njye hano hano njye cyo ndicyo va mu nzira ubwo rero mwamuje guhombya ako boss nagende ubwo rero muraza mukirwa mu munyongera yo maguno mwirwa mu munyongera yo magwede umva nta hujya nkeneye kwinjira va mu nzira nese ubwa mbere mbonye hano zamu umva taha naho hari ubwo rero umva ubwo rero boss nagende yarago ubwo raza mukirwa mu munyongerezo nyashi mu munyongera yo magwede mwizunguriza yo mabuno mugene ntaho hari. Okay, buretse gato sha. Urabona urataha wowe buretse. Ndakwirukanisha. Allo? Allo baby, umeze bite? Ko mbona se uyu muzamu wawe mbona yanze ko ninjira bimeze bite? Simbizi ntago nzi ibyo bayanyweye kandi yanze ko ninjira. Baby ndaje humura. Okay, nta kibazo ngavayo. Sawa. Boss. Ugira ubwenge uba muzima. Hano haje imbwa y'umukobwa. Igushaka. Ukuna wara igushaka. Ntabwo yari kugusiga pe. Nese ubundi nakubwiye ngo iki? Wambuje kwinjiza umuntu numwe. Je nakubujije kwinjiza umuntu. Nakubwiye ko hari umuntu uri buze kunsura. Wiye nta boss. Ukamukingura akinjira. Ntabwo wageze wakimara we mukanya winjije abantu 10. Nigeze nkubwira ngo winjize abantu. Nyuma ya ntabwo wageze. Nakubwiye ngo ukingurire umuntu umwe. Ntabwo nakubwiye ngo ukingurire abantu benshi. Okay boss. Kandi nkubwira n'uwo muntu ko ari igitsina gore uri bukingure. Ugira ubwenge. Boss dore ngo yaracyana hari. Sheri. Bari bari. Neze. Makuru. Nyine sorry ntabwo narenze kuri sheri huyu nguyu. Si winyuboro. Ihangane baby, ihangane. Umva. Senda basi. Nyine sheri nako sheri wa boss. We. Nyine sheri wa boss. Mbabarira nyine. Umva. Mbere na mbere bantu usaba imbabazi. Gira vuba wihute kandi. Nyine sheri nako nyine sheri wa boss. Gira vuba. Hasi. Nyine sheri wa nyine sheri. Boss nyine Kubita ingegera. Ngo nde? Ako boss nawe. Ngiye ntago ikinyumva. Ngiye ntago ikinyumva niba ari umukozi niba ari iki. Nubwo mbere urubonye hano ninjira se ku buryo wangaga ko ninjira. Ariko boss nawe ukabije kunsuzuguza abantu pe. Ariko warubizi ne uje wese. Banzurebe hano. Gute wanga ko ninjira. Naguhanye ko shaho. Nago nari nakubwiye ngo kare kose ureka ninjira. Nago ari wabyumvise. Nago ari wabyumvise ahubwo ufite ikibazo. Busohotse hanze. Ugiye. Ndaguhamagara nongera kugukenera kandi ntujye kure wa kizongo. Uyu munsi satana nubwo uri burya. Uruko rusa. Nawe budisheri wihangane. Nta kibazo bebe. Uriya mukozi yarananiye. Nanjye sinzi ukuntu asigaye ateye. Wagira ngo niba baramubumbye mu iforomo niba ari ikibazanyo. Ako nta kundi. Ihangane. Ya, nabundi sheri ni karibu mu rugo. Wahabonye? Ya. N'ubundi warabona. Sheri kawe. Nabundi sheri. Sha nyine mfite umukozi hariya nakasa mutwe neza. Nabibonye. Yaramvugishije yashyuje mu bwonko ku buryo mana. Wagira ngo bamusutse ibiko mu mutwe. Mwihorede. Burabiterwa ariko n'ukuntu mufata. Ahubwo ngiye njya nibaza buriya. Amafaranga namuhagamo wayagura imbwa basi kazagiza wenda kagiye kwinjira umuntu ko yazajya imokika. Oya mureko biruzamushyira ku murongo ura wamutuma wamubwira ati jya hano yagenda. Kibazo nuko ari ikigoryi yifata nk'umuntu utuzuye. Oya mureke uruzajya umushyira ku murongo nyine nyine nawe umunyuzamo n'iki yo. Nase baby. Ndariko warumeze neza. Nari meze neza. Ko nawe ndabona nazi. Sinzi utuntu uri kurya. Nzana umubiri. Abibona ariko. Shabanza narahisemo neza kwera. Umeze ute? Ariko nizere ko uyu munsi ari icyo uri bunkorere. Nari ngukumbuye nyine nawe urabyumva. Turi bugire.
ibyo bintu ntabwo twabivuganye. Yego se cyane nyine ntabwo nanjye naguforosa gukora ibintu tutapanze. Nyine hari ahantu nendaga kujya niyo mpamvu nyine ubona nsa nkaho wambaye gusa nuko nanze kugenda nyine utarahagera ngo mbanze nanakubona uri bwa ari yashize iminsi. Nanjye nari ngukumbuye nyine nshaka kukubona. Yego kumana cyane nyine so hari ahantu nendaga kujya nubwo bwose bambwiye yuko natinzemo ariko nyine nanone ntabwo nari kugenda nakubonye. Niyo mpamvu rero ntabwo ari ibintu byiza. Nsigiye kujyayo ko wari hose cyane. Nibwo tukihura arashize igihe. Nawe urabyumva kariya kazi kacu dukora na isaha ku isaha baragutungura tuvuye mu kazi. Nshobora no kuvamo nkaza nkamara no nk'iminsi 3 najya kumva nkumva barantunguye hanyuma ubwo nyine ubwo bivuze ngo nsanze ugiye. naringiye ariko bagwamagaye nyuma yuko twe twumvikanye ko ndi kujya. buriya bwa mbere twavuganye ndi kumwe icyayi numva ngiye kwirukira n'ubundi ariko sinzi ukuntu bibaye nyine bahita bahamagara kuriya nyine ndambara ndavuga ati none ukamutegereze nambaye ndetse nta kibazo ngo utatuzahora nyine. gusa nyine nanga musanze umukozi wanjye yatunganyije icyayi gikeya nyine n'amastress n'ibiki byose shamana. Oya nuko ugiye none mutunganyirije nyine ibyo kurya ariko nyine uragiye. Oya none si suri hano mu rugo. Hano mu rugo n'ubundi kandi utagaruka uragaruka cyangwa ariko riga nawe wagira ikintu wikorera nyine. Suri arakoze ko nari kurwizera. Uriya mukozi afite utugambo twinshi ntabwo twashobokana njye wasanga namwishe. Ngaho basi reka twigendere sibyo. Erega turi kumwe nawe ubundi bebe nta kibazo rwose ibintu ni neza. Ibintu ni wanene ariko inkweto zanjye zigihera wasanga ari wa muzamu wawe nabonye utesha umutwe wasanga ari we siko namusize hanze rega buriya ngiye mbona namukubisaga hano. nawe ubundi she abantu banza nakerewe. Yego nyine maze umwanya ngutegereje tandebera cyagihora umva kado tukamubwire merekeje uno musista urumva mukanya urabizi ko ngiye guhita njya ku kazi byihutirwa. Tugaruka se cyangwa tugendera nyine ngiye kugenda so ndagenda ngereyo n'ubundi urumva ugendeye rimwe ndagenda ngere ku kazi ariko ntawamenya hari igihe nshobora kugaruka ariko ntabwo uko byamera kose ndatekereza ntari bugaruke vuba. Zamu nyitegereze neza ubutaha utazongera ko ahubwo ninjira. Ikindi uyu nguyu deba hano umenye ko uyu nguyu ari we nyir'urugo igihe cyose azajya azavuga ngo tse uzajya utuvuga ngo nkwi akuruguturugu twiyumve ashyiremo n'agati. Kigenda ubwo mararonse igihe kanze nanjye nkwereka icyo ngiye kurukoreramo. Mba kanze nyanze kunyishyura kanze ino nzu mite nyishyira ku isoko. Akundi kwa Abdul kore umuntu mbona wananiranye ubundi aranahari. Abdul niwe muntu watunaniye rwose. Kamanzi yarishyuye na James yarishyuye bose yarishyuye Kabaka yarishyuye rwose Dominique yarishyuye nawe yarishyuye. Abdul n'utari wishyura bajya vuga ngo niwe mukire dufite muri mudugudu mukire rwose ariko yigize ibiki ibintu byose bishingwe umutekano nagarabyishyura nta kintu yarishyura na kimwe. oya kankwereka mbanze ngereye tugende uhangire Hasa umva se ntiwambwira ko ukeneye inzu yo gukodesha umugore wawe yaraje ntese mwari murimo mukodesha ye umva se banguka hahandi kuri cya gipangu nkwereke inzu ukodesha irimo n'ibikoresho byose banguka kabisa
ndaje mana nyagasani ndamukodesha yaba yarampaye nk'amezi nk'atatu nkahita nigendera ubundi akazagigira na boss nyine kabisa abanguka tuvuganire hanze Gusha. Uzabo turibo. tuvuganire hanze Uzabo turibo. ntago mbaza Urumva navugana nawe hanze. murashaka iki Sohoka tuvugane. tuvuganire hanze Sohoka. hano harimo imbwa yabarya Urumva ndi hanze cyangwa ndi mahongo imbere. Ndi hanze cyangwa ndi maho. ngambwira icyo ushaka nyine Sohoka uze ntabwo uri tuvugane. kumbona se Ushobora kumfungana ngute gutyo jewe. Nkaza kugufungana birenze. Sohoka mbwira icyo ushaka Twe turi abayobozi. Nongera gutuma nongera kuvuga bwa kabiri hano. murashaka iki nyine ko boss ntawe uhari boss ntawe uhari Mubwiye ngo iki? boss ntawe uhari Genda vuze ngo sohoka aho tuvuga. kandi boss ntawe uhari Mubwiye ngo iki? Akubundi sha. Kandi ndagutuma abandi banyirona. Ndumva agatipe nazi byako. Niko sha. mara boss ntawe uhari Bigize ibiki sha. Bagusidira urugo kumva ko ari urwawe. mara abayobozi aho nimuze namwe mwirebere boss ntawe urimo None kuvuga navugana nawe urumva ari ikintu cya danger. yari yambuje kwinjira n'abantu Wanyakira ugagusobanura ukambye ati arahari ntawe uhari. Tukamenya umwanzuro wundi dukurikiza. umuyobozi ntabwo nari nzi ko nyine muri abayobozi kandi yambuje kwinjirana abantu nyine yambuje ko nta muntu uzajya winjiramo hano Ariko bagakwiye gusohoka tukahurira hano nakubwira icyo mubwira. boss umuyobozi Ndakubaza ikintu ni kimwe cyangwa bibiri. Arahari cyangwa nawe uhari. Muri ibyo bisubizo kuramo ikintu kimwe. Uramiza hanze ngande. aro boss abayobozi bari kugushaka Kuvuga wongorera na bamubwiye ko duhari. bano umuntu mubwiye ko muzi yarampamagaye nyine ndavuga ngo ndahuze nyine boss nyine umuyobozi ngaho mbwira nyine nta kibazo ariko ntawe uhari nyine kandi yagiye mu kazi ntago azaza vuba Ibishingwe mwanze kubyishyura. Umutekano mwanze kuyishyura. nyine boss Mbese mwigize ibinani muri mudugudu wanjye. nyine umuyobozi yagiye papa nyine nako boss Akubundi baho mwe bikishaka do. Uri seriye cyangwa uri seriye? nyine yambujije kwinjirana abantu bari bo bose pe nyine ngaho munyihanganire uzi ko yonje ntabwo bajya bamfungurira niba ari uko wenda baba bakuba nyine barambujije bambujije gukingura buri muntu ari we wese cyakora umuntu winjiranga cyakora amufite umuyobozi w'umukobwa yakwinjira ariko umuntu w'umugabo Bivuze ko mu burobanura kumukoresha ubutoni ku gitsina. yamaye nka boss yikundira abagore mbese ntubyumva Mbese niyo mpamvu mutishyura ibishinga umutekano oya ntacyo azaza yagiye hano haje inshuro zingahe? zirenga inshuro 10 ariko nta n'umunsi n'umwe bari bankinga nyine yagiye mu kazi ninjye mbikwibwiriye noneho Telefone yanjye wayizanye. yagiye mu kazi azaza nyuma y'ibyumweru bibiri Ma nimero ye. 07 kangahe? kankwandikira yambuje Kusha. Ubundi umutwe wawe harimo iki? si muyobozi Azarukana kangahe? 073 Kusha yati? 9 088 18 nizo ngizo Mbashaka do. Tujye kureba Patrick na turebe ibyari byiwe. Umugore wandi bugaruka hano ngewe. Kubyumva neza. Ako byo nyamara azaza nyuma y'ibyumweru bibiri niko nababwiye ngiye nkubwiye ngo ndagaruka ku mugoroba. Yayakohereza atayakohereza ntabwo nshaka kubyumva. nsaba nyine ngo ndaje ndamubwira kongera kumeza hanze. Ngiye nzakoreka aho nzaguheza. turaza kugaruka dore ko gisuzugura ko hagize ngo ni Hasani warunzaniye amafaranga mu mwiherero ngo cyashaka amafaranga ko bisa gusa nk'amaso mabi Baby nyine narebye mbona ahantu tuba ntago ari sawa ntago hatubereye mpitamo kuba nakwiyumura tu. Okay, narebe ntacyo bitwaye. Hasani waje se? Ebana inzu ni karibu umbaze inzu dore ngiyi harimo kanari televiziyo ni furati ebana inzu urabona ko ibirahure ni filime Inzu twayibonye kuyibona ahubwo umva rero Hasani iyi nzu ntabwo ihenze ni miliyoni 35. iyi nzu rero
inzu turagura miliyoni 45. oya wapi nayubatse impenzi bose abimenye nako nyine nayubatse impenzi Uruvuze nde? ni umugore nyine uretse ko nyine yatakintu nabaho ibyangombwa byanjye byose Igishakamo miliyoni 35. ntabwo izo zose twazigura. Harimo irashaje. Turagura miliyoni 45. umva reka mabwire amake ya nyuma ntarengaho ntajya munsi n'ibyanga muite mwerekera miliyoni 50. ubwo nimba bidakunda muite munekera mugende mu bitekerezo Sheri urabivuga iki se kuri ayo mafaranga? Inzu nayikunze nari biteyemo. Yamuhe. Okay, reka tugende noneho. Twe tuzagaruka tuzanya amafaranga. nta kibazo rwose ejo muzabanguke sawa. ubwo rero kuba bigenze bityo kanze imiti mpamagara Sheri ahita azana wansura nansura ararara bose azaza mu cyumweru gitaha nibyo kamuhamagara. Allo Sheri umeze ute? Umwana ameze ute? None se boss ntabwo muri iyi minsi ahari azatinda waje ukansura ihangane uzunsure pe ihangane. Sawa ntarebi ubwo ngubwo nyine gerageza urebe ukuntu wahita utega ubanguke boss azatindaho byibura tumarane byibura niyo yaba iminsi 3 banguka nta kibazo kabisa naze mwereke. Ariko ubundi mama papa bahe hariya hiri uraza kubabona ntitwagera None ko yatwanze zo kumubaza ntabwo yabanze arabakumbuye tugiye kujya kumureba batugenda. Devata semani ko mutita ntago muzi ko muri kunyereza ariko se Devo ko tuba twapanze ko tujya gusura Shadi yamwangiza mu gatinda nuko twari tukiri kwitegura ntabwo twatinze cyane Shadi ya tuhora tumubeshya ngo tuzamusura mwana none reka tumusure yishime tumuganirize nyine nk'abantu b'abakobwa bagenzi be ngaho tugende tumusure sefresha daho umukumbu shamani nari mukumbere wa tugiye kumusura ewa sura dukinga. Yes. Ni karibu. Ushaka nde? Shadi. Simani fresh. Hada wani mkumbi? Ndamukumbuye cyane. Zatari. Shadia. Bite ko wabuze agari cyane mwana noneho tuje kugusura Devota twaba atari kuvugisha iri mwana yanjye namuvugishije ahubwo nuko nabona umeze neza tumeze neza ko wabuze karibu nyine twite ko Shadi yawe ubwo muko kuba warabuze cyane ari cyane nkamwe pe amakuru y'iminsi cyane meza twari tugukumbuye ubu nanjye nari mbakumbuye nari mumeze neza twari tumeze neza ntari iminsi yaribaye myinshi cyane n'ababona kutaje kudusura nanjye nari kubaza nk'icya cyumweru kiri imbere njyewe na Devota nyine twabipanze ese katavuga yewe se ko nashakaga Ivan mama yamutumye ku muhanda nagaraza kangiye kumureba wenda turahura nta kibazo nasi ko nari ngiye ku muhanda bamikira tukanyura tuganira ko nawe tumubona ngiye gukora iki umusaza wanjye nyine yansigiye amafaranga ngo njye kwiyogoshesha kandi aramusaga gusa agasanga nari yogoshesha yambwira nabi nta kibazo twabwerekeza ukajya kwiyogoshesha nta kibazo ariko ntukajye utwanga kuyogosha nawe nurakogosha turashobora kogosha hano ni mugende ndaba numva ejo bundi babateye inda mugende iyo mugiye aya ntabwo byabaho
Se bimeze bite noneho kadakinguye? Uyu mushira arimo? Ntawari. Nese ko ntawari. Reka mbe ninjiye ari twende gutonga. Hasi nziwe saifani. Kaza kumubona. Sikadakinguye cyane aho bari. Abakobwa banjye barakuze. Umeze mute? Abakobwa banjye barakuze kabisa. Mungase. Mwari mumeze mute? Zamu. Akoze nk'icyo ngicyo kiba gise kinkomangira kano ka mwanya. Mwegumye hano mbanze nkirebe. Bundi ajya babatemye mu mutwe. Zamu. Kingura we. Zamu. Kingura se nyine. Uratuza kwinjira hano ni wawe. Gira se ngaho none. Noneho ndapfuye. Ayo wigize. Ayo wigize. Narigeye. Wicara hano. So ujamwicaza kusumba yicara mureke yicara. Uramuduha. Arya ngo yigize iki? Ngo yigize iki nani cara hanga. Icara hasi. Icara hanga. Sobujari. Nyamara ntawe uhari. Sobujagiye he? Nuko nayo Arahari uramuduha. Nagiye mu kazi. Utangiye kudukomangira muri. Papa muri kumubaza iki? Umva umuntu ukomanga. Uramuduha. Ni sobuja mwarasanze. Niko kazi tuba turimo. Genda witabo mu mutwe hano. Uratubwira hano. Ariko rero reka mbabwire. Kandi wasanga inzira karengana ari umugore we disi. Bitese bazara. Yewe uraho. Umugabo wawe n'umugabo wawe. Bite? Afite n'utwana twiza. Sawa rero. Arya ngo bamwita ndo umugabo hano. Bamwita Budu. Weza. Hadaye karibu. Boss ara Ntawe uhari. aransangamo hano. Ubundi hano habaye. Umeze ute? Nzi neza. Nizeye ko amafaranga muyazanye. Umugabo wawe ariheze? Umugabo wanjye ari business agiye gukora. Okay. Sawa rero ubwo namwe mwajya muri keza. Ntabwo mudushika. Ubu se yagira amabona. Aya rwose. Ntabwo umuntu wamuha amafaranga yamara icyumweru kimwe. Ibyumweru bibiri reka. Aya mabuno ni ukubera amafaranga yacu. Muyobozi umeze ute? Mushenzi. Aramuduha. Komera cyane. Urumva mwatesha akavuyo bimeze. Umukire wa hano yatwambaye amafaranga yacu. Twebwe twagize ikibazo. Hano haba umukire. Mbese nimba mugize ikibazo bizana akavuyo. Yaduhaye uyu munsi. Musugenda. Nako munsi yaduhaye harenzeho ibiri. Tuje kumwaka amafaranga yacu. Kuzana kwaka amafaranga no kwishyuza n'akavuyo. Oya. Amafaranga aravuna boss nawe urabizi. Ariko boss uzi naka amazi kuburana. Oya ntabwo turi kuburana. Nabwo tuje kwishyura. Twari dufite ikibazo cyacu. Ikibazo reka tubikemurire kazi. Ikibazo kiri. Ubundi ari hehe ubundi? Cyangwa yagoye mu ruswa murasangira. Kaze turebe. Eyo. Urasoga nibira. Mugora boss. Basa. Kandi ngenzi ko ari umusiribateri. Uriya muteka mitwaje umugore wa he. Muceceke. Giye mwahereye. Woducecekeshe. Iyi nzu ni yanjye muri aka kanya ubonazanye amafaranga. Uje kwishyura? Muteka tubarize zamu niba boss yarimutse twatuje. Vaya. Ukuntu rwita wagira. Kandi muteka nimba umeze nk'abandi barya ruswa. Ibiki biri kubera hano? Sobuja ari hehe bimeze bite? Shikaraho. Umbase. Ese aba bantu bose ndi kubona hano. Mbona muri akavuyo kuri urugo. Rwa boss wawe. Ninjye nabwiye ko boss adahari. Adahari. None uyu muntu uretse we nabo ngiri kubura namwe. Nojya kumva umvugira mu kwanza wowe. Uranambona.
uyu we ninde? Uyu ni nshiranye bari n'abana banjye. Mu rugo rw'abandi? Mwese bari baje kunsura. Okay, sawa. Hanyuma uyu mbona ufite n'akavuyo wagira ngo akosha. Bundi wanyweye ibikisha? Bose njyewe nyine ndi umwe mu baje kwishyuza. Wowe nande? Njye n'abagenzi banjye icyo ubivuga wenyine rero. Natwe turara ikibazo nari ngize ndi kwibaza. Hanyuma nyiramwiza ndeba. Inzu ni yanjye. Yawe nde? Babwira ari utavuga. Ako sibundi. So nyine yavuganye na boss. Navuganye nabo navuganye na. Wavuganye na mwavuganye? Nasi n'umugabo wanjye. Yagira inzu. Bizi se. Wowe ugira inzu? Nakubwira. Ahamagara umugabo wanjye ngo amufitiye. Kwanza waduhe nimero za boss za nyiri urugo. Tumuhamagara. Rwose nta kibazo. Kandi za. Bayazamuye rwose. Zamuye nta. Kandi ibintu by'akavuyo nabyo dushaka. Mu bucyo. Ikibazo zamuye. Ariko ikibazo njye mfite narumva ni iki ngiki. Uyu ari kuvuga ko yaguze inzu. Inzu hano ni kwa data uja tuzira ni kwa boss. Jahasi. Mamagara ya masaha. Oh my god, ni mobe. Urashaka kubita n'umuntu noneho? Hello baby, umeze bite? Bagomba kutubwira. Yego baby. Agomba kuduha. Hano ko mareba akavuyo mbona hari akavuyo byagenze. Oya, akuse intambaro uri kumbwira zijya mu rugo kandi nizihe. Gira ubanguke pe, banguka ko nora akavuyo zamu none yakoze. Ntabwo bisanzwe. Nabwiye uwo mukozi yuko nta muntu azongera kwinjiza mu rugo rwanjye nta muhaye uburenganzira. Usibye wowe gusa. Reka nze nkwereke ukuntu mbikemura. Sawa. Nta kibazo. Ni umugore wa boss. Gase uko nabatunyuze mu nawe ushyire mu gaciro. Reba sha nta kutubwira. Ubu nuko bakaya amabona ari mideni ry'amafaranga. Tukabaha yacu bakayarya bakazana nyashi zikamera uko abacu ndi kubona muri inzu muri rugo we zamu. Uyu musenzi namuhaye gasopo ariko yaranze yarananiye. Ako sha intambara ndi kumva iwanjye ubundi nizivuga. Intambara ndi kumva iwanjye nizivuga. Ngore ariyiziye boss yahageze reka twumve. Ako bundi ngiye mureke mbanze mbabaza. Muruzuye mu mutwe muri nini muri iki? Ariko tubwira. Wewe nakubwiye ngo tubaza ngo turuzuye. Nakubwiye ngo icyo. Ntabwo nakubwiye ko nta muntu ufite uburenganzira bwo kwinjira no usibye sheri wanjye. Umusewe ntahari. Harimo nabaje kukwishyuza. None se aba bandi baje kwenda. Baje kukwishyuza. Baje kunyishyuza sinakubwiye ngo iki. Nta muntu ugomba kwinjiza hano. Nyine basi. Uri igipfamatwe? Ariko nyine abandi wari wambwiye ngo baje baza binjire nge mbakingura hajemo abari kwishyuza hazamo bamutwa ziba haguruka va hano tokera mu gipangu mubure tumeze ibangana ariko nta buretse mbanze mihana abantu isomo Nese ubundi hano habaye iki ko buretse mbanze ntanga isomo ntago ari umumagaye ngakavuyo kari hano nakiki okeshiringa bikinde we ni iki yakuzanya ni amafaranga yanjye ndimo ukaza uteza intambara hano watezaga intambara wumvaga ari kwaso oya ariko narije kwishyuza amafaranga yanjye kwishyuza amafaranga bivuze ngo ugende wazamuye umutwe wareze umuntu twahanye se twari tuje kukwishyuza kuza kunyishyuza nukuza neza ntago ari ukuza guteza intambara iwanjye tetwa nganyishyura amafaranga yanjye muri mangahe ndimo igihumbi we muri mangahe we muri mangahe ayo mafaranga ubwo busa bw'usubira bw'inzira ukumva amafaranga niko dukeneye bose nago dukeneye ceceka mwangegeramo aya nangahe ni bibiri muri mangahe we muri mangahe we muri mangahe bose dushaka amafaranga aya mafaranga mugende muyagabane nta kibazo mwazagira ingegera yongera kuzi wanjye hano ntabwo tuzagaruka umva akiri duha amafaranga nkubure icucu mbesire ruganda nanjye umva n'ikindi gihe umva mo bebe tuza ahese noneho ahose mudugu reka manze nkubaze ubundi nindi ubaha uburenganzira bwo kwinjira iwanjye nta muntu hamagara abonye nakubaza ngo uru rugamba nari nsanze wawe uru Rwanda rubonekera none se ubundi wowe watumiwe nani mu kazi kanshinzwe muri no mudugudu nsanzwe nawe ukazi nagace ushize naje hano nsanga umuzamu wawe arambye ati ntabwo hari unze kuza ku mugoroba uraba wahageze okay usanga intambara iwanjye nta aho kuzihosha ahubwo nawe uraziremesha aho usanze zizahoshejwe cyangwa uko byari bimeze mbere ese ko mbona urumva no gushaka kungangamira sha ngaho tuza gato
tuza gato mbanze nyamukane n'abantu hanyuma wowe mwebwe mwazanywe n'icyana naje gusura umugabo wanjye. umugabo wawe ninde? Akora iki? umuzamu inyana ni iyamwiruko kuva hano wowe uri umugore wa zamu wanjye none se wari waje hano kumusura gusa ibyo ngibyo mbese abona yuko ntari hano mu rugo rwanjye akaza akavuye akumva yuko nyine ariho bakundanira yewe nyana ni iyamwiruko mugende mujyane nawe mwihute mbabure hano mwihute mbare kabiri mwasohotse mbabure rwose ntihazagira umuntu ngaruka wowe bipi zawe nanje kugura inzu ndakase ako noneho ibintu bibera hano nakandi wowe waruje kugura inzu ndetse nigeze nkubwira ko igurishwa wa mugabo wari uri hano wajyanye kuriya nawe watubwiye ngo tituze ngo ubwo bivuze ko ari umuzamu wawe wari ugushishije inzu wumvishe bavuga iki wumvishe bavuga ko ari iki hanyuma uwo nguwo wundi we wavuze ngo umugabo wumvishe bavuga ko ari iki cyane none umuzamu wanjye gutagurisha ibyanjye ndabizi se yaduhamagaye umugabo wanjye ngo amufitiye inzu erega n'amafaranga wari wapakiye ibaga ese ubwo wari ugiye kumuha ngahera miliyoni 50 ibaze ku izina ry'Imana inzu y'ubwaye impagaze miliyoni 120 agiye ugiye mudugu nawe ujye unyumvira ahubwo njyewe urugo rwawe ushobora kumba bararuhambyemo abasazi nawe ugize sibyo ni nakubwiraga ngo uriya muzamu ararutwa n'imbwa imbwa wayigura ikajya ku gipangu acunze kanya gato tugiye ati sasa rero uriya ni umuzamu nk'uko wabyumvishe twara amafaranga ye ku mutekano wawe amafaranga yawe wayahunganyije mudugudu urabyumvishe atazaza hano avuga ikindi kibazo ngo nabibonye byose komeza n'amafaranga yawe sibyo hanyuma wowe rero sasa tuje kwishyuza umutekano nyine mudugu ntabwo nari nzi ko ibyo bintu byabaye gusa ariko nyine hano ukuntu ngiye nk'undi sekirite hano iwanjye ntabwo mba nshaka ibintu by'akavuyo nibaza ku buryo bitewe n'ukuntu ari nguzi n'ukuntu nkuzi neza cyane akavuyo kageze iwawe ntabwo wumvishe ibintu hano umuzamu yaragiye kunywera n'inzu yanjye yaragiye n'inzu yanjye yaragiye ko tuza kwishyuza umutekano bakadufungira mwobe bawigire ngo nta kibazo sasa ni ukuvuga ngo none se ko kubundi mwari mwatugendereye wenda nubwo mwaje mugasanga hari intambara urabona ko uyu mugabo ariwe ukunda guca muri mudugudu yaka umutekano ariko hari n'undi mukobwa bakora nawe ndo mu masuku yaravuze ko ubushize ko mwebwe maze iminsi amezi 2 utabishyura amafaranga y'isuku n'umutekano ejo bikanga ngo twaje hano usanga ntago hari tuhageze tuhasanga no ntabaye isoko n'amaduka ntago ari ikibazo mudugudu ibaze kwera amafaranga nkayo ngayo umuntu n'amezi angahe amezi 2 none ikibazo iyo tuhageze banga kudufungura sasa rero ariko nazana harya si mufite kode si musashyira no kuri kode nta kibazo yose hamwe nangahe mumbwire yose hamwe nangahe ngo ni 5,000 hari muri sukuru umutekano ntabwo uburyo njye nari muzi nkubaha cyane ngaho yimbwira 00 12 1 wayabonye ko yaje nayabonye nta kibazo wayabonye nayabonye nibaza ko nta kibazo dufite ubwo tuzakurikira sasa fata nimero yanjye ntihazajya hagira ikibazo kiba uri kumva ujye umbwira batagombereye kuza kuneza akavuyo hano sibyo nta kibazo kangahe 078 0 yego okay nizo ngizo sabu murakoze ntihazajya hagira ikibazo kivuka uzajya umugara umbwira sawa nta kibazo sibyo sawa murakoze cyane dore rwose ngo ngaho wakoze twishakiye mwana we